iki kintu ngiye kukivuga mbabaye pe kandi wumve neza ko mbabaye. Ni gute umuntu ashobora kugira kategori ya A, kategori ya B, kategori ya C, kategori ya D, akagira D1 ndetse nawe ufite na kategori ya F, ariko gushaka akazi ngakabona ugasanga ni ikibazo. Hari igihe n'usanga izo zose azifite, afite wenda na diplome, ariko gushaka akazi kugira ngo akabone ugasanga ikibazo. Abanyandikira inbox, abansaba n'abifuza ako kazi ariko ugasanga ntiyujuje ibisabwa, birambabaza pe. Niba utunze izi kategori ariko ukabuzi neza ko nta tuvugisha ukuri, ukabuzi neza ko nta cyongereza uvuga cyangwa se igiswahili wenda kibe giki cyangwa se igifaransa kibe giki, ariko ngo gushaka akazi urashaka gutera imbere, iki kintu kirambabaza cyane. Basi fata igihe gitoya gishoboka, nushake aba ari ubuntu, kategori ufite uzongereho ururimi rumwe rudasa n'urwuvuga. Nubura akazi nge nzabyirengere, mbikubwiye Teacher Shumbusho ni ikintu ngenzi neza. Nge birambabaza rega, ntago mbivuze ari ibintu nubango ibaze ko ufite izo kategori ariko nta rurimi uzi, utabasha gucommunicatingana n'umuntu ngo muganire nibura iminota 2, mujya kuvugana ugasanga utangiye kujya kwana ngo zaso okay ngo maybe ibintu nge birambabaza cyane. Mwumve ngo ndababaye ariko ntago ndi kubivuga nye ndababaye. Fasha ni ufite diplome ukabuze ufite kategori cyo gushaka akazi, ariko uzi neza ko ufite indimi, umenye n'isi turi kujyamo. Ni inama ndi kubagira, wige neza indimi apana guca ku ruhande. Niyo wakiga public speaking, it's okay, nta kibazo. Ngwino wige public speaking ubashe communicatingana n'umuntu, nta bindi dukeneye natwe. Nanjye bizanyorere kugusabira akazi, ariko nge birambabaza iyo ndi gusabira umuntu akazi bakambwira ngo iki niki, kavuga ngo mwamufasha, ariko ibyo se ni biki muzi neza isigeze. Gana skills wige neza indimi. Dukorani Remera mu Giporoso, telefone 079668